Shalom, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye mwese ku meza y'umwami, aho dusangira ijambo ry'Imana, aho dusangira tukagaburira ubugingo bwacu, dukoresha ihishurirwa Imana yaduhaye mu ijambo ry'Imana, mu buhamya n'ibindi byose uko Mwuka Wera agenda atuyobora. Uyu munsi ndi kumva Imana yanshyize ku mutima ijambo rivuga ngo igihe Imana ije kwigaragaza kwiri kumwe nawe. Amen. Wari wakagira ahantu cyangwa se mu gihe runaka wumva uremerewe ukumva ubwawe nturi kubyumva neza, Imana warakijijwe ugerageza gukiranuka n'abakureba bazi kwifite, ariko hakagera igihe wumva ushaka kuyisaba ngo noneho Mana manuka uzukore uyerekane muri bino bihe ndimo kunyuramo, muri kino gihe kigoye, uze wiyerekana aha hantu nsa n'ugoswe n'abanzi, aho umwanzi yishima akavuga ngo akabyina akanezerwa. Wari wakagira aho hantu niho tugiye kuganira igihe noneho Imana iza kwa gucika intege kukarangira n'amavi yose agapfukama, ku ijambo ry'Imana tugira ngo amavi yose azapfukamira Uwiteka. Aho hantu rero abana b'Imana tujya tuhanyura, tujya tuhagera, uko tunyura mu bigeragezo tujya tugera n'igihe cyo gusubizwa. Amen. Ariko turaza kureba ese iyo umuntu abigendanyemo neza n'Imana niki gituma Imana iza kubikora. Icyambere Imana ibigambiriye ni igiki? Nibyo bibazo turi buganireho rero. Amen. Nkuko rero nkunze kubikora, turaza gusenga, niturangiza muri iki cyerekezo kiri jambo, inkuru yo turi buganire ni inkuru ziri mu gitabo cy'Abami ba mbere, ni igice cya 18, aho twumva inkuru za Eliya. Eliya rero akaba yari umuhanuzi ukomeye, akoreshejwe ibintu bikomeye cyane ku buryo no muri Bibiliya muri Nouveau Testament bendaga kumugereranya na Yesu. Duhere ku murongo wa 23, aho noneho Eliya wa mukozi w'Imana yahuye n'abahanuzi ba Bali na Ashera. Noneho baba 850, 850 na 400 ba Ashera. Ubyuka bisoma hariya uturutse ku murongo wa 17 uraza gusoma uko bigenda bikurikirana, ariko reka duhere hano kuri 23 aho batangiye noneho kujya impaka. Nuko Eliya arababwira ngo rero ubwo tugiye kuri altar gutambira Imana yacu, Imana yanyu nk'abahanuzi ba Bali, nanjye Imana ya Isirayeli, tugiye gukora ikintu cyitwa kwihamagara imanuka ikore, none turaza kumenya Imana nyamana. Amen. Sinzi nkaho uri kundeba, ariko bijya bibaho nk'umwana w'Imana cyangwa se umuntu yizera, bavuga uti noneho hano Mana ndashaka kuwigaragaza, ndashaka kuza ugakora, nagukoreye kenshi, nakuvugiye kenshi, harageze ko uza ukantegura ameza mu maso y'abanzi banjye. Hari igihe Imana rero gusubiriza ku gihe cyayo, mu gihe ishakiye, aho ibona bikwiriye igiza noneho igasubiza. Amen. Haravuga ngo ku murongo wa 23 igice cya 18 mu Bami ba mbere ngo nuko nibadushakire impyizi ebyiri, bahitemo iyabo, bayitemagure ibice, babigerekeranye, nanjye ndatunganya ya kabiri, nyigerekeho hejuru inkwi ne gucanaho umuriro, muhereko mutakambire izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka, maze Imana iri budusubirishe umuriro iraba ari Imana nyamana. Birakwiriye ko Imana izikaba Imana nyamana mu buzima bwawe. Suko utayizeye oya, suko itakoze mu buzima bwawe oya, ariko hari igihe uvuga ngo noneho kadutambira Imana turebe iri butwitabe. Amen. Bibiliya tubwira ngo Imana yacu ifite amatwi irumva, ifite amaso irareba, ariko iyo usenga Imana itari Imana, ikigirwamana, ibishushanyo, ibintu abantu biremeye, ntabwo bisubiza, biraza bigasa nk'ibikora nk'Imana, ariko si Imana nyamana. Uyu munsi rero nagira ngo nkwibwire rata urimo kureba mu butumwa bwiza yuko bikwiriye kumenyekana ko usenga Imana nyamana. Iyi Imana noneho uje kugutabara hagati y'abasenga ibigirwamana, hagati y'abatayizera, hagati y'abayifite w'ikibazo iyo Mana usenga. Hari igihe Imana ibikora rero. Nuko Eliya aravuga rero ntitwe kujya impaka, nimuzane igitambo cyanyu, nzane icyanjye, hama tubishire ku gicaniro, duhamagara umuriro. Imana ikora ibidashoboka, ikora ibidashoboka. Wabonye igitambo nko gufata brochette ukavuga ngo ishe kandi nta makara ahari. Mu kigereranyo cya kino gihe niko twabyita.
nuko Eliya abwira abahanuzi ba Bali ati none nimuhamagara Imana yanyu mutangire mwebwe, abana b'Imana ntabwo tujya impaka n'abatizera ngo tugenda twishira imbere, nimubanze mwebwe. Bikamera nka cya gihe Aburahamu yabwiye mwene wabo akamubwira ati reba kiriya kibaya uhitemo aho ushaka, akajya ahatoshe akajya ahumye, aramurekera. Abana b'Imana ntidukwiriye kugira ipupa yo kurwana ngo reka bari igihe ubanza, reka bari igihe ukora. Oya, urabanza ukabareka. Iyo hageze igihe cyo kujya impaka, urabanza ukareka ibindi bigakora, hanyuma ugahamagara Imana yawe ukademontra puissance. Amen. Kuko uba uyize. Nuko ku murongo wa 30 Eliya aherako abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12 yo ku mubare, yenda amabuye 12 uko umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga, ari we ijambo ry'Uwiteka ryavuze riti Isirayeli niryo zina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zayo urubavu rwajyagamo indego ebyiri z'imbuto. Aherako agerekanya 7, acagagura imfizi ayigereka hejuru y'inkwi, maze arababwira ati nimwuzuze intango y'amazi 4, muyasuke hejuru y'igicaniro y'igitambo n'inkwi. Arababwira ati nimwongere ubwa 2, barongera ubwa 2. Arongera arababwira ati nimwongere ubwa 3, barongera ubwa 3. Amazi arasendera agota igicaniro yuzura na rwa rubahavu. Nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro avuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana mu Bisirayeli, kandi ko ari we umugaragu wawe. Amen. Ikintu rero yakoze cya mbere cyashimishije, aricyo nifuje ko tuganira, ngo nuko Eliya yabwiye abantu bose bamwegere. Imana igiye gukora igitangaza. Yego yarari mu gihe abantu ziba Bali bamuteye ubwoba, abantu 450 bakuri imbere, abantu bafite imbaraga. Ibintu byakunesheje ni byinshi, ibintu biguteye ubwoba umubare ni byinshi. Ariko Eliya ntiyagize ubwoba, yabwiye abantu ati nimunyegere. Abwira bene wabo birakwiriye kubanza kugira imbaraga zikusanya abatema, abantu baje guhamya ibyo Imana igiye gukora. Arangije ngo afata asana igicaniro cya Isirayeli. Bibiliya iratubwira muri Yeremiya 31 umurongo wa 4, aravuga ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Wa mwari wa Isirayeli we, uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokana ibyishimo by'abanezerewe. Imana yacu ni Imana isana. Hari ikintu Imana ibanza gukora. Imana ibanza gusana umutima wawe. Hari igihe tunyura muri periode y'ubuhamya, Imana iri kurubaka mu buzima bwacu, tukamera nk'abasenyutse, tukamera nk'abantu batayizi, bari kure bacitse intege. Kuno gusanwa ushobora gusanwa ari uko wabaye mu bihe bitanejeje Imana, cyangwa ugasanwa kubera ko umeze nk'uwashenjaguritse kubera ibigeragezo, kubera igihe kiremereye cyo kuba hagati y'abahanuzi ba Bali, hagati y'ibigupinga, hagati y'ibica intege Imana yawe, hagati y'ibishaka kuvuga ko nta Mana ugira, hagati y'ibintu bibi biri kuba mu muryango wawe, ibintu bisa naho mutakigira Imana. Bikaza igihe kimwe Imana ibigambiriye kugira ngo ibanze isane imitima yacu. Gusana imitima yanyu, gusana umutima w'umuntu nibyo bikonta imbere y'Imana. Niyo mpamvu hariya muri Yeremiya hatubwiye ngo nawe nzabanza kugusana, nawe uzaba wubakitse. Imitima yacu ni inzu y'Imana. Hari igihe rero isenyuka bitewe n'ibihe bikomeye turimo, ibihe bituremereye, ibihe byo kumva dushenjaguritse, tukumva imibiri yacu iracitse, umutima wacu ucitse intege, ubuzima bwacu ntibugifite témoignage y'ibintu abantu bareba bashobora gushima. Yego birashoboka ko wabuze Imana kandi ko mugendana, birashoboka yuko mu mutima wawe nta cyaha kigucira urubanza, ariko ugasanga mu maso y'abana b'abantu birasa nkaho ibyawe byasenyaguritse, birasa nkaho urubyaro rufite rwapfuye, birasa nkaho urugo rwawe rutagifatitse. Ariko reka nkubwire ngo Eliya ngo yabanje gusana, ngo mu izina ry'Uwiteka, ngo nk'amazina y'ubwoko bwa Isirayeli, ngo uko Imana yabitegetse.
ikintu nshatse kuvuga iki bene data nuko Imana ibanza gusana imitima yacu mbere yo kuduha ibisubizo, mbere yo kuduha ibyo bintu twasabye, ibintu dushaka ko bigaragara neza, bitugusha neza, ntitwongere gusa nk'abantu basenyaguritse, abantu ibyabo byapfuye nk'aya magufa yumye, tukamera nk'abantu batakiryoshe kubera ubusharire bw'ibihe bikomeye. Imana nimureke twemere kandi ibanze idusane mbere yo kwereka abahanuzi ba Bali, mbere yo ko Imana imanuka nk'umuriro nk'Imana mu buzima bwawe, birakwiriye ko ibanza igasana. Hari abantu benshi ndabizi bagera mu mago bakavuga man iyo njyana kiriya gihe sinari kuba meze gutya, nari kuba narasenye, nari kuba narafite urubyaro rukananira kurera, ariko warakoze kuntegerezesha. Hari igihe rero Imana ibirimo irasana imitima yacu, igakusanya mu bitekerezo, ikabanza ikakubumba mu bwenge kugira ngo uzagende muri kariya kazi utagiye kugwa cyangwa kugusha abandi. Yabishira neza imbere yayo ku gipimo, ikavuga uyu mukobwa wanjye ndashaka mbanze mwigishe kwihangana mbere yo kumuha urugo, niko kubaka igicaniro cy'umutima wawe. Uyu muhungu wanjye ndashaka mbanze kumwigisha kuba responsable kugira ngo nzamuhe umugore. Uyu muryango ndashaka mbanze kuwigisha kwita ku bakene kugira ngo nzabahe ibisubizo igihe kigeze, babanze wumve uburemere, babanze wumve kubabara. Imana ibirimo irasana. Imana kwinshi rero ishobora gusana mu kukwigisha ubwenge, ishobora gusana igicaniro cyitwa umutima wawe mu kuguha imbuto z'umwuka wera, ikabanza ikagusana kugira ngo icyo gicaniro cyayo, igitambo cyayo kizemerwe. Amen. Ibi igiye kugukorera bizagire témoignage, urugo rwawe ruzabe ruri baze ku bintu Imana yabanje gusana mu mutima wawe. Utazavuga ngo ni ubwenge bwanjye bwabikoze, ni amayeri y'amashuri nize, oya, ariko Imana ikabanza ikakakwima kugira ngo nuhagera uzagire customer care, uzamenye kubaha abantu. Ibyo byose Imana ibikora kubw'inyungu yayo, ntabwo ifa gutabara gusa kugira ngo ikunezeze. Yego hari igihe ibikora nk'umubyeyi ikaduha ikintu kubw'ubuntu bwayo, kuko biratubwira ngo abikundi bahera mu bitotsi, ariko nanone kugira ngo ubuhamya bwabo bube bwuzuye, Imana igomba kubanza gusana igicaniro cyawe. Amen. Yari yarababwira ngo nimusukeho amazi. Ntiyari afite ikibazo cy'umwanya Eliya, ntiyari afite ikibazo cy'izuba rigiye guhagarara, ntiyari afite ikibazo cy'icyo yashakaga noneho reka bibe cyane, reka bibe cyane, bibe bibi cyane, ni mu byinshi cyane kugira ngo imbaraga z'Imana zizaze zuzuye. Reka ibyo bintu bibanze bibore, reka bibanze bimere nabi kugira ngo abazabibona bazavuge ngo koko Imana nyamana niyi. Turayibonye mu buzima bw'uyu muryango, turayibonye mu buzima bw'aba bantu. Bitarabora hari Imana indasubiza, bitaraba nabi cyane hari Imana ikwihorera. Busanzwe iyo ugiye gucana umuriro ntabwo uvuga ngo musukemo amazi, ariko kubera ko yari yizeye Imana yavuze ngo nimwongeremo amazi, kubera ko impamvu ni iyihe. Reka twumve impamvu Eliya yabisabaga, natwe tumenye n'impamvu Imana ikora rimwe rimwe ibitangaza, ikamanuka mu muriro wayo ku musozi witwa ubuzima bwacu kugira ngo habe témoignage itavangiye mwo imbaraga zacu cyangwa iz'abandi. Ku murongo wa 36, nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro avuga ati, Uwiteka Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Isirayeli, uyu munsi imenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli kandi ko ndi umugaragu wawe. Amen. Nkaba nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Icyambere, umunsi imenyekane ko ari wowe Mana. Nta kintu kibabaza nk'iyo ugeze kuri achievement ukabona si Imana ibirimo, umutima wawe kugira inama ukakubwira ibi bintu ukoze ni ubwenge bwawe, nta Mana ibirimo. Ariko nta kintu kiryoherana none umuntu yizera akavuga uyu munsi bimenyekane ko ndi umukozi wawe. Hari igihe duhamagara Imana tukavuga Mana bimenyekane ko ndi umwana wawe, tugasaba Papa. Yesu yaratubwiye ngo iyo musenga muhamagare mubwire Data wa twese uri mu ijuru bazamva ngo bimenyekane uyu munsi ko ari wowe Mana mu Bisirayeli. Iyo Imana ivuga ngo mu Bisirayeli, Imana ibishaka kuvuga ngo mu bizera. Hari igihe tuba no mu bantu basenga ariko ntibimenyekane ko dufite Imana. Rero yaravuze ngo bimenyekane mu Bisirayeli. Bisirayeli yavugaga bene wabo bari batangiye kuramya Bali. Hari igihe tubwira abantu Imana n'abatubonye abo twigishe bagasa n'abaguye, bagasa n'ababivuyemo, ariko avuga ngo bimenyekane ko ari wowe Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka na Isirayeli. Bimenyekane ko uyu munsi uri mu Bisirayeli. Mu Bisirayeli kuvuga bene data, mu itorero abantu musenga bamenye ko wakurikiye Imana. Amen. Abo mwagendanye mu gakiza bamenye ko wakurikiye Imana. Amen. Ngo nkaba nkoze ibi mu izina ryawe Mana, nkoze ubushake bwawe. Gukorera Imana, kujyaho Imana igushaka reka no gukora ubushake bw'Imana. Ahangaha arimo avugira Imana, ni Imana rero yagombaga kumuherekeza. Ngo ibyo byose mbikoze mu izina ryawe.
nyumvira Uwiteka nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari we Mana kandi ko ari we ugarura imitima yabo. Cya gatatu ngo bimenyekane ko ari we Mana kandi ko ari we ugarura imitima yabo. Igituma Imana ije gukora igitangaza mu buzima bwawe yongeye kurangiriza nuko Imana ishaka kwigarura imitima. Ntabwo Imana iduha amaviza kugira ngo tukandagire abatarayabona. Ntabwo Imana izana success kugira ngo twereke abantu yuko bo badafite Imana itabakunda itabitayeho. Yego ije kubemeza ngo amavi yose azafukamira Uwiteka, ariko ibishaka kwigarura imitima y'abantu niyo objectif, niyo ntumbero y'Imana uyu munsi ku buzima bwawe. Niba Imana ije gukorera ibitangaza ni ku bwawe no kuba kugose, ni ku bwawe no kubikugose, kugira ngo bose bavuge yuko nta yindi Imana ihari usibye Imana nyamana, bimenyekane ko ari wo Mana. Ngo uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ngo ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Umunsi gore igitangaza gituma abantu bikubita hasi bubamye bavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Ibyo bihe rero nagira mbabwire ko bibaho mu bana b'Imana, ariko binyuze muri izi nzira mbabwiye. Imana icyambere bikorera ni ukugira ngo isane igicaniro cyitwa umutima wawe, isane ubugingo bwawe. Abantu benshi basenga Imana ariko barapfuye, baratakaje hope. Nta kibi nko kubona umuntu usenga atakigira ibyiringiro kubera yategereje amasezerano igihe kirekire akayabura. Ariko Imana irashaka gusana umutima wawe. Wenda irabireba ikavuga nimusubiza ubu azahitaho, nimusubiza ubu azibagira ko ari jyewe Mana kandi mukeneye, nimusubiza ubu ntiharage ntazamenya kubijera. Imana rero irashaka gusana umutima wawe, mu kuwusana iwuha imbaraga, mu kuwusana iwuzinukishwa ibyaha, mu kuwusana kugira ngo uzabe umuntu ahagaze ashikamye yuzuye. Amen. Ku ijambo ry'Imana rero kugira ngo umuntu w'Imana abe full equipped, abe yuzuye neza. Icya gatatu, Imana imaze kugusana iramanuka. Imana ndasanga imanuke nk'umuriro mu buzima bwawe, ikora ikintu gituma amavi yose apfukama, ikora ikintu gituma uyu munsi abantu benshi bayigarukira, ngo kugira ngo bamenye yuko ari wowe ugarura imitima. Hari igihe kenshi dukora ibintu abantu bakabona ko biri simple, bakabona turasa, bakabona dukora ibintu bimwe, ariko hari igitangaza kiza mu buzima bw'umwana w'Imana bigatuma abantu bose bapfukama bakaza kugufata ku kinyita cy'umwenda bavuga ngo turajyana kuko tubona ufite Imana. Tubwira ibanga ufite, nawe uzabwira uti si ikindi ni Imana ya Israeli, Imana ya Aburahamu, ni Imana ya Isaka, ni Imana ya Israeli, ni Imana nyamana. Ije kwigarura umutima wawe, kuko objectif ya mbere, intumbero ya mbere si kugira ngo iduhe iby'isi gusa. Nubwo yavuze ngo izaduhemba ibiri mu isi inshuro 100, ariko duhabwe n'ubugingo. Ariko hari igihe tuyibura none tukabura hope, bigatukisha izina ry'Imana yacu. Abantu bakagira confusion, bakibaza isi umuntu arasenga ntasenga, aba bantu bafite Imana ntayo bafite. Ariko rero kugira ngo abo bantu nanone bongere bagarukire Imana, bayitinye, niyo igitinyiro nuko imanutse nk'umuriro kuri icyo gicaniro, ije gukora ibintu bitangaje bidashokera abana b'abantu, kuko umuriro wahise waka ku gicaniro. Igitambo cya Eliya kiremerwa, icy'abahanuzi ba Bali nticyemerwa. Noneho barapfukama basenga Imana, bavuga ngo nta yindi Mana usibye Imana nyamana. Niyo mpamvu uyu munsi ngusabira ngo Imana ize kwirekana mu buzima bwawe, imanuke nk'umuriro kugira ngo yigarure imitima ya benshi. Amen. Nagira ngo dusengere muri ino jambo. Sinzi igihe umaze warataye ibyiringiro, sinzi igihe umaze urimo kurira kuri uwo musozi, ariko nagira ngo gusabire kwihangana, kuko Imana iri gusana umutima wawe. Wari uzi ko Imana igutekerezaho byiza? Ijambo ry'Imana ratubwira muri Yeremiya ngo ibyo dutekerezaho ni byiza si bibi, ahubwo rimwe iraturemamo umutima w'ibizaza. Kuturemamo umutima hari igihe bibabaza, kuturemamo umutima hazamo gusana. Iyo inzu irimo irubakwa barabanza bagakubita n'inyundo bagacukura, bakagira ibintu bashiramo ibyuma. Nawe rero uri mu biganza by'umubumbyi, rimwe irakubaka kugira ngo izamanuke rimwe nk'umuriro, rimwe izamanuka nawe ubone guhamya, ugira imbaraga uvuga uti Imana nibikoze, si kubw'imbaraga zanjye, si kubw'ubwenge bwanjye. N'abandi bashima Imana bamenyike ibiganza bavuge ngo wa muntu burya arafite Imana, turashaka Imana ye, turashaka tubwire ibanga. Kuko icyo Imana igambiriye ni ukugarura abantu bayo, ni ukubasana, ni ukububaka, ni ukwigarura imitima ya benshi. Ari nayo ntumbero y'ijambo ry'uyu munsi. Imana iduhana umugisha, nagira ngo dusenge.
ufate position ushaka, nunarangiza kureba buno butumwa wongere kandi usenge ujye mu bami ba mbere 18 usenge uti Mana ndashaka ko unsana, numara kunsana werekane mbere y'ibigirwa Mana ko ari we Mana. Igihe niki utegereje igihe cy'Imana, ni ngombwa Imana izagusubiza. Ufata umwanya wo kubisengera, niba Imana ikuyobora ikwiyeriza ubikore, ubisengere, ariko wemere Imana gutunganya umutima wawe. Ariko igitangaza cyawe Karumeli yawe irahari. Imana rimwe izakora demonstration, izaza yerekane byanga byakunze, kuko ntawayiringiye azakorwa n'isoni. Nagira ngo dusenge. Uwiteka Imana ndagushimiye, Mana yakoreye ibitangaza Karumeli, Mana ya Aburahamu, Mana ya Yakobo, Mana ya Isaka. Ndaguhamagaye ishaniro ry'imitima y'abana bawe, aho byagiye kure bigacika intege, igihe kirageze Mana ko amava gupfukamira. Ndasenze ngo ukore miracle, ukore igitangaza mu buzima bw'abana bawe, kugira ngo amavi yose agupfukamire. Abantu babagose bavuge ngo hari Imana nyamana, ariko ubanze wiyereke, ugiye gusura, ugiye kugirira neza. Ndagushimiye Mana ko ibyo dutekerezaho ari byiza, si bibi, ni umugambi w'amahoro, ni umugambi w'ibyiza, kugira ngo turebe umutima w'ibizaza. Ndagushimiye Mana, usura ubwoko bwawe, usura abana bawe. Nanjye ndakiriye Mana ibitangaza byanjye. Hari imyanya imwe mu buzima bwanjye nifuza kumanuka nk'umuriro, kugira ngo abangose babone kuri Imana, babone kuri Imana ubigarurire Mana, ngo nitugushira hejuru izigarurira benshi. Ndasenze Mana nanjye nakira, utugirire neza ko turi abana bawe, wadusezeranije ibihembo hano mu isi no mu ijuru. Urakoze Mana kubanje kudusana, natwe tuzubakika, natwe tuzasohokana impundu, natwe tuzakubwira abatakuzi. Izina ryawe ryubahwe iteka ryose, amen. Turarangije, nawe utaha Imana iguhe umugisha mu gusangiza buno butumwa bagenzi bawe. Umuntu uzi ko aremerewe, umuntu uzi ko afite gusharirirwa, umuhe buno butumwa bwiza n'uwacitse intege, ndetse n'utaruzizi inkuru umugaburire nawe uravuga ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha, amen. Naho utaha turabakunda.